mu butasi, kandi kugira ngo ugire ubutasi bugeze aho ugomba kurinda igihugu cyawe utakaza amafaranga menshi. Ariko mu gihe abantu bari barakuruye Imana bakayishyira iwabo mu miryango yabo, Imana yatangaga umurika ngo noneho dore ababisha banyu barinda kubatera. Hari ibintu n'uyu munsi wa none usanga abantu benshi tworoye imbwa, tworoye dushyizeho abazamu, dushyizeho. Ariko umuntu w'Imana ashobora kwicara. Rwagasore niwe wavuze ngo baramwibye ngo yibagirwe guhagara mu butware ngo Yesu nashimwe cyane. Umuntu w'Imana yabaga ari kuri tere akamenya ibintu bitari byabo, akabimenyera kure, ndetse n'Imana igatanga umurongo w'ukuntu ibyo bintu byahagarara. Birababaje yuko twebwe turitirirwa Imana, tukitirwa ko turi abantu b'Imana, ariko wajya kureba ugasanga ese ni pirate ho gakeya cyangwa se no original. Mbese mu yandi magambo bigasa n'ibintu bidafite ishusho, bidafite umurongo, kuko ubundi umuntu w'Imana ntabwo yatungurwa. Aho murahumvishije? Umuntu w'Imana ikintu cyose agiyemo ntabwo yatungurwa. Mu yandi magambo amenya ibintu bitari byabo. Imana imubwira ibintu bitari byanagera. Uzi yuko hari abantu babitse ubuhanuzi buzaba 2050 bakaba barabwanditse bugaragara, akaba avuga ati ngewe ndabizi 2025 hazaba ibi, bizagenda gute. Hariho n'abandi akavuga ati ngewe ndabizi ko umwana wanjye aziga, nubwo mbona ko bikomeye aziga. Azagera mu yandi magambo afite amakuru y'ijuru, kandi ayo makuru y'ijuru ntabwo rwose ayashidikanyaho. Noneho bimutera kuba afite confidence, yumva afite izindi imbaraga, afite power, kubera yuko we afite amakuru y'ijuru atandukanye n'amakuru y'ibihe. Haleluya! Hari amakuru y'ibihe, ariko hari abandi bafite amakuru y'ijuru. Dereza datima icyubahiro. Haleluya! Nongeye gukunda Imana. Umuririmbe ngo turaryama tukizigura. Impamvu umuririmbe yavuze ngo turaryama ni ukuvuga afite amakuru y'ijuru. Afite amakuru. Baramubwira ngo warapfuye, ariko Imana yarangije kumubwira imyaka azamara, kandi azi ko Imana itajibeshya. Haleluya! Ntabwo tuzi agaciro kantu turi. Ntabwo tuzi agaciro ko gufata Imana tukabana nayo, mu yandi magambo mukomatana, ukayicakira unayicakiye, ukabana nayo. Wajya muri karitsiye ukaba uri kumwe nayo, wamanuka uri kumwe nayo. Yababa we uzi yuko uri kumwe n'Imana, imodoka ziragukatira ubwazo, ziribwiriza zikagukatira. None se byagenze bite? Twese tuzi amakuru. Iyo uri kumwe n'Imana, ibi ngibi tuvuga ngo bavuma, bavuma isi. Baraka na Baramu byagenze gute? Imana yatangiriye Baramu mu nzira, marayika w'Imana araza afite inkota. Indogobe ikimara kubona marayika irapfukama ijya hasi. Umugabo arayikubita bwa mbere, arongera arayikubita bwa kabiri, indogobe iraturika iravuga, kuko indogobe iraturika iravuga, kuko yatangiriwe n'Imana, kuko nta wava mu bwoko bw'Imana. Indogobe yaravuze ngo
ubusanzwe nguheka ntabwo n'umunsi n'umwe wari wabona ngusuzugura, ariko twatangiriwe, hari ibyadutangiriye